nk'umugati w'ubugingo. Yesu ashimwe cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye gushima Imana ko uyu munsi twongeye kugira amahirwe yo kongera kubana namwe binyuze mu mashusho. Bashimira igihe cyose mwategereje mugakoresha uburyo twashoboye gukoresha bw'amajwi gusa, noneho ibyo twabasezeranije byo gukoresha ibiganiro mu mugati w'ubugingo mu rwego kugira ngo tugaburire ubwoko bw'Imana. Bahaye ikaze rero kuri ameza y'Uwiteka. Uyu munsi nko twabisezeranije tubafitiye umutumirwa turi buganire. Uyu munsi ari ubibwira uwo ari we, turaganira urugendo rwe, uburyo yamenyanye n'Imana. Ni umuntu uzi kandi wizeye ukunda Imana. Tuba twabanje kubitekerezaho kugira ngo tubazanire ibintu bizima, tugume gusa dutanga ameza y'Imana ngo ntabwo agomba kuba igisuzuguriro. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabyiteguye neza, kandi ndagushimira wowe wakoze subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu. Uwiteka bw'umugisha. Nagira ngo rero tunakirane hamwe. Yesu ashimwe. Ari umukozi w'Imana. Murakoze kunyakira. Amazina yanjye nitwa Françoise GAHONGAYURE. Abantu nubatse, mfite umugabo n'abana 3. Ndashimira Imana. Ni byo gushimira Imana Françoise, kuba turi bazima dushobora kwicara mu gihe nk'iki tugafata umwanya wo kuganira ku Mana, kandi yaduhaye imbaraga zo kuhagera. Nagira ngo rero utangire udusengera, hanyuma turaza kuganira. Icyo turi buganireho si ikindi, ni urugendo rwe, uburyo yamenye Imana, kuko ashobora kuba yarakuriye mu muryango uzi Imana, ariko ni gute yayihishuriwe agahitamo kugendana nayo. Nkuko twabibabwiye rero tuzajya dukora ibiganiro bitandukanye ariko mu mbere yo kugaburira ubwoko bw'Imana. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ko n'ubuhamya tubunesherezamo, niko bivuga hariya mu byahishuwe. Nagira ngo rero dusengere, hanyuma dutangire umwanya wacu neza. Reka dushime Imana. Amen. Turagushima kitari cyacu, tuguhaye icyubahiro kuri uyu munsi waturemeye, umunsi mwiza turi hano mwami, kuvuga ineza yawe, kuvuga gukomera kwawe, kuvuga imbaraga zawe no kugira neza kwawe mu buzima bwacu. Mana, tuguhaye icyubahiro rero, tuguhaye ikaze, nguze ube hano hantu, uze wigaragaze. Tukweretse n'umuntu wese uzumva aya magambo kugira ngo azahabwe umugisha, kandi umurike mu buzima bw'abantu benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana imurike mu buzima bw'abantu benshi. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu byahishuwe 12:10 ngo numva ijwi rirenga rivuga mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurengezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga arega abantu ku manywa na nijoro. Ku murongo wa 11 ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, nibakunda amagara yabo nibanga no gupfa. Yesu ashimwe. Rero mu cyiciro cya twateguye iki ngiki kizitwa ngo ni gute wahishurira Imana. Ubwo abantu bazagenda batubwira uburyo bahishurira Imana, kuko habaho kuyimenya, hakaba no kuyihishurirwa, habaho kuyibwirwa, hakaba no kuyishurirwa. Rero uyu munsi nagira ngo tubaze Françoise, wavukiye he, wakijijwe ute? Nagira ngo ubwire umuntu ariko kudukurikirana amakuru ya urugendo rwawe, ni gute wamenye Umwami Yesu, kuko hano nta yindi ntumbero dufite, ni Yesu, ni Yesu mu byo tuzakora byose. Icyo twakora cyose ni Yesu Kristo. Rero uyu mudamu mureba hano, umukozi w'Imana, kuko akorera Imana, ndamuzi nkuko nabivuze, ndahamya. Atubwire ese Imana wayimenye ute, wakijijwe ryari? Ni nkuko yambajije, navukiye i Burundi, mvuka mu muryango w'abana 5. Nkaba rero narakuze, sinzi ko navuga ngo nakuze mu muryango ukijijwe, siko biri. Gusa Imana yari yarangiriye ubuntu kuva ndi umwana muto, numvaga hari ukuntu mfite inyota yo gushaka Imana, ashaka Imana, nkumva mfite inyota, nkumva ashaka kumenya Imana, aho basenga hose nkajyayo.
navugaga amashapure twari dufite amashapere muri quartier nkayavuga ariko nkumva ntaho ndagira nkumva Imana ntabwo birimo kuza hanyuma nkomeza nshakisha Imana no kuvuga ngo nakomeje nshakisha Imana nkakomeza njya muri izo chapelle ari bwo buzima ariko sinavuga ngo mu rugo hari umunsi twigeze kwicara hamwe ngo dusenge ntabwo nigeze mbibona hanyuma igihe kiragera aho twari dutuye ku bantu wenda babaye i Burundi yari aho bitaga mu Ngagara haza kuba igiterane kinini cyari muri quartier kubera ko hari amamikro hari abantu bose bakumva rero nanjye nari umwana muto tugenda n'abashuti banjye turavuga ngo reka tujye kumva basi turahurura nyine turagenda bwari ubwa mbere ngiye mu giterane mpageze numva ubwiza bw'Imana budasanzwe numva hari Imana ndebye uburyo baririmba uburyo basenga numva umutima wanjye uraruhutse mbese numva cya kintu nashakishaga hano hantu hari ikintu kidasanzwe bafite aho hantu rero ngira ngo mavuge neza ijambo ry'Imana bavuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona nukuvuga ngo ikintu ashize imbere mu kutubwira nuko yari afite inyota kugira inyota rero iyo ufite inyota yo gushaka Imana urayibona si uko Imana itari hari Bujumbura cyangwa se ababyeyi wenda ntibasigaga cyane ariko ikintu cyo kugira Imana mu bantu gikunda kubamo nukuvuga ngo nubwo yajyaga yavuze chapelle nukuvuga ngo yari afite ahandi hanasengera ariko iyo nyota yari afite niyo yamukuruye imujyana aho hantu hari urusaku aho hantu abantu bari bahuruye bagiye nukuvuga ngo ni byiza gushakashaka amen ijambo ry'Imana tubwira ngo nk'uko inkorakazi yahagira ishakisha imigezi niko umutima wanjye wahagira ushaka Imana birakwiye rero ko abantu bashakisha Imana uvuga ngo gushakashaka kwe kwamuhaye kugera aho hantu heza hanyuma se Françoise icyo gihe wangana gute wari ufite imyaka ingahe ko numva wari Bujumbura hari mu mujyi hagati icyo gihe wumvise itandukaniro ari irihe ese byagenze bite mu rungano rwawe icyo gihe urumva nari umwana muto nari mfite imyaka 13 ariko nubwo nari umwana muto nkuko nabibabwiye muri njyewe harimo iyo nyota hanyuma no kuvuga ngo maze kuhagera numvise nshaka kumenya Imana kurushaho numvise ya nyota nari mfite isa nkaho ibonye igisubizo noneho baradusengera ndavuga ngo aha hantu ni gute ntari mpazi guhera uwo munsi rero nahise ntangira kuzajya nza guterana noneho mu gitondo nkabyuka nkajya mu materaniro ntangira kwiga indirimbo basenga uko basengaga bahamagara bihana buri gihe naragendaga imbere basengere kihana kenshi nahoraga nihana nkumva ndacyakeneye ko Imana kabisa yinjira mu buzima bwanjye nuko rero hanyuma igihe kiragera nyine bitandi numva kabisa maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwanjye burahindutse noneho kwakira Yesu umuntu arimo aratureba akabyumva bisobanura ko wakiriye izindi mbaraga wakiriye umucyo wumvishe kuvugwa hari impinduka wumvise mu mutima wawe ese byakumariye iki icyo gihe ni amahoro gusa wagize cyangwa se hari ubundi buryo wahise wumva Imana uyimenye cyane kuruta wumva uyisobanukiwe mu buzima bwawe gukizwa n'iki ku muntu arimo arakureba yakumva ko ari igiki cyahise kiguhindukamo kuko urumva watubwiye ko washakaga Imana ni iki wahise wumva muri wowe mbere na mbere ko nkubwira ngo byagenze bite uwo wari utuyemo hari ijambo riri muri Yesaya 9 rivuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima
babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Ni ukuvuga ngo muri kwa kutamenya Imana nari mu mwijima, noneho kumenya Yesu ni ukuvuga ngo naviriwe n'uwo mucyo, numva uwo mucyo uje mu buzima bwanjye. Rero kwakira Yesu ni ukuvuga ngo ni ukubyatuza n'akanwa kawe ukavuga ngo mwami ndakwakiriye, ngwino ube umwami mu buzima bwanjye, ngwino utegeke ubuzima bwanjye, unyobore uyobore ubuzima bwanjye bwose, mbese ukamuha intebe yo gutegeka mu buzima bwawe. Bisobanura ko hari abantu bashobora kuba bari mu isi bagenda izuba ryaka ariko bari mu mwijima. Nicyo bisobanura. Kwakira Yesu rero ni umucyo wakiriye mu buzima bwawe, kandi ufite umucyo ntabwo ugenda ngo wikubite ku bintu ubusa, n'umuntu nyine agendera mu mucyo ugakora iby'umucyo. Imana imuha umugisha cyane rero. Hanyuma se umaze kwakira ayo mahoro, umaze kwakira uwo mucyo, abavandimwe bawe wabyakiriye bate, cyangwa se wabishoboye ute muri uwo mujyi wa Bujumbura ko ariho wakuriye, kandi kuba mu mujyi harimo ibindi bintu bitandukanye, kandi wari ukiri mutonya, umuryango wawe nawe wari utuye byifashe bite? Ese abantu barakumvishe urungano rwawe, warashyigikiwe se, byagenze gute icyo gihe umaze kumva woguwe neza? Byagenze gute? Ukuntu byagenze rero, nabanje kuvanga, niko nabyita. Mbese nabyukaga kare mu gitondo nkajya mu misa ya mbere, noneho kugira ngo saa 3 nizigera nze kujya guterana hantu nahuriye na Yesu. Nuko natangiye, noneho ntangira nkagenda mu gitondo kare nkazinduka, noneho nkaza kuza guterana saa 4 kugira ngo werere imbuto ababyeyi. Ariko igihe cyarageze ntangira kumva mpisemo kuzaguma hariya. Rero maze guhitamo kuguma hariya, urumva ko ntabwo byari byoroshye, ntabwo mu rugo babyishimiye. Icyo gihe byabaye ibibazo bikomeye. Ni ukuvuga ngo papa icyo gihe yaravuze ati nusubira hariya hantu njye nawe tuzabonana. Ariko kuko icyo nari nahuriyeyo nacyo, ntangira kuzajya ngenda gusenga nihisha, nkajyayo ariko nkataha. Noneho igihe cyarageze numva abantu, urumva nibwo nari nkimenya Imana, ntazi ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakambwira ngo ntabwo uzajya mu ijuru, ngo abantu bahindura idini ntibazajya mu ijuru. Abo bantu twasenganaga batangira kumbwira uburyo nayobye. Noneho rimwe ndibuka naricaye mu cyumba cyanjye, numva mbuze igisubizo. Ndavuga nti Mana, koko narayobye? Ese ko numva hari ahantu mbese ya vide nari mfite muri njyewe yasubijwe, namenya nteko hariya ari ukuri. Icyo gihe Imana yampaye ijambo, niryo jambo njya mbwira abantu ngo ntigeze nibagira mu mateka yanjye. Ni ijambo riba mu gutegeka kwa 2:31 umurongo w'8. Iryo jambo riravuga ngo humura witinya, ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe, nzakujya imbere, sinzaguheba, sinzaguta. Amen. Mbonye rero iryo jambo ndavuga okay, Imana iranshubije, kuko nari ntangiye kwibaza ko maybe nayobye nk'uko babimbwiye, cyangwa se hazajya mu ijuru. Imana numva impaye isezerano ko iri kumwe nanjye muri ibyo ndimo byose, kwizabana nanjye. Nuko rero nakomeje, nubwo batari babyishimiye, nkajya ngenda nihisha ariko nkajyayo. Bisobanura ko utacitse intege rero, wakomeje gushakashaka Imana kugira ngo igushoboze, igusobanurire. Wabyikuye uravuga ngo Mana nyereka. Imana iryo jambo wararirose cyangwa wari murasoma wumva urariha, wumva nirema mu mutima wawe? Byagenze gute? Wararisomye cyangwa wararihawe? Kuko iyo umuntu afitanye imigendana n'Imana, Imana ivugana nawe. Ubwo dufate wenda ko yari guhaye nyine ubifata, urabyumva, wumva ko ari ibyawe, wishira ku mutima.
kandi riragukomeza. Sinavuga ngo hari ijwi ryambwiye ngo soma. Bwari bwa mbere nsomye Bibiliya mu mateka yanjye, nafashe Bibiliya nkibumbura Bibiliya mbona iryo jambo. Niryo jambo mbese nabonye bwa mbere. Ariko mu kuryumva ryaje rifite imbaraga nyinshi, numva ni Imana kabisa iri kuvugana nanjye. Numvaga ari nkaho ari Imana iri aho muri icyo cyumba imbwiye iryo jambo. Amen. Iyo witeguye kumva Imana iravuga, simvuze ngo abantu bose tuzabumbure Bibiliya twumve iki ngo Imana irakubwiye, kuko hari ahantu uzasanga bavuga ngo umuntu ngo arapfa, ntabwo rero uzabwiye gupfa, ahubwo byose bivana no kwizera ufite. Ndi kumva ko yahuye n'ikigeragezo cyo kurwana intambara kugira ngo akomeze icyo yakiriye atakivaho, bigera no ku babyeyi, ariko intumbero yari afite ntiyayitakaje. Rero niki wabwira umuntu uyu munsi akijijwe, ashobora kuba ageze aho hantu abavandimwe batamwumva, umuryango we utamwumva? Navuga ngo ni ijambo ry'Imana, niho dukura inkomezi, niho dukura imbaraga zidushoboza, nubwo tuzengurutswe ibituzengurutse bigoye, bikakaye, biturwanya, ariko kubera ijambo ry'Imana, ahantu hose usoma mu ijambo ry'Imana, abantu bose bahuraga n'ibikomeye, buri gihe Imana irababwira ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. Amen. Iryo jambo rero buri gihe niryo rihora risubizamo imbaraga, kumva ngo ntutinye. Numva mpagarariwe n'umuntu ukomeye cyane. Amen. Kuko Imana ica inzira mu buryo bwayo, kandi ngo abayishakana umwete bose barayibona. Amen. Iyo uyishakana umwete izagucira inzira mu gihe gikwiriye, ibintu byose bigatungana. Urumva ko biryoshye cyane. Nose ni ikihe kintu kigeze kubaho ukumva noneho kirakomeye? Ko kiriya gihe ndabona wari ukiri muto cyane, imyaka 16 mu mujyi wa 15. 13. Tekereza umwana w'imyaka 13. Ni ikihe kintu cyabaye kumva kigukoresha isoni? Kuko kiriya gihe sinibaza ko abantu bakizwaga cyane cyane muri Bujumbura, abantu babyifata. Ni iyihe skandali ishobora kuba yarabaye ukavuga ngo noneho ubu bivuye? Wabyifataga mute? Ese imyambarire yawe yarahindutse? Imyumvire yari imeze gute? Ni ikihe kintu kigeze kubaho kumva noneho ndabivuyemo? Ntabwo kigeze kubaho ko utubwiye ngo byabaye ndi kukubaza mu rwego rw'umujyi wari utuye muri Bujumbura. Nta kintu cyabaye ngo wihishe bagenzi bawe, wumvise ubyishimiye ku buryo wabishyiraga ku mugaragaro, cyangwa se hari isoni wumvaga ufite ku buryo utavuga Kristo mu bantu? Byagenze gute icyo gihe? Ahantu twari dutuye rero byasaga nkaho ibintu by'abarokore ari nk'ibintu byadutse, ari nkaho aribwo bikiza, abantu benshi bavuga ngo ibintu byadutse. Rero urumva ko umuntu wese yajyagamo bakubonaga nyine nkaho mbese abantu bose, naho watambukaga muri quartier bose bakakureba, abo mwiganaga ku ishuri bose bakamenya ko mbese wakijijwe. Byasaga nkaho ari ibintu yari ibihe bitoroshye. Ubu mbese navuga ngo ibi bihe biza nkaho kizwa cyangwa ngo umurokore, bisa nkaho ari ibintu abantu bose bamaze kumenyera, ariko icyo gihe byari ibintu abantu benshi batazi. Rero byasaga nkaho bitoroshye. Rimwe na rimwe ugitangira ukuva utinye no kugendana Bibiliya. Ndibuka rimwe nahuraga n'abantu nkumva nayihisha kubera ko baragusererezaga, ariko nibuka ko hari umunsi nagiye ku rusengero bigisha ijambo rivuga ngo utinya kumpamiriza imbere y'abantu, ngo nanjye ntabwo nzamwihakana imbere ya data. Kuva uwo munsi nahise mbohoka. Ndavuga ngo ni ukuvuga ngo ningira isoni zo kwitwa ko namenye Yesu, nzaba namwihakanye, nawe imbere ya data azanyihakana. Kuva uwo munsi nasabye Imana imbaraga, nsaba Imana ubwoba bwose bumvemo. Uhereye ubwo nahise numva mbaye fier no kugendana Bibiliya. Rwose nari sigaye nyigendana nta soni, nta kimwaro, ahubwo numva ndi fier. Urumva rero ko bishoboka gukizwa ukiri muto nta soni zirimo, cyane cyane ko wari uri mu mujyi. Birabavuga ngo ubaye umwangavu, hari ingeso yita ukora. Izo zose Yesu yarakurinze,
ubaho neza urakiza wagumana agakiza kawe. Icyo rero icyo nashaka kuvuga nuko uriya mwana w'umukobwa cyangwa se umuntu akijwe kuri iyo myaka icyo wamubwira ubu nuko birashoboka muri make birashoboka ko yakizwa akiri muto na ibiriya byose isi tubwira ngo unyura ahangaha. Imana yacu nayo yigeze kuba umwangavu niko nabivuga, ariko yabaye Imana yari umuntu yongera iba n'umuntu. Imana iba ahantu hose kandi bimeze neza. Ni ukuvuga ngo nta gisobanuro gihari ngo nuko uri mu mujyi ngo ntiwakizwa, ngo nuko ukiri muto ngo ntiwakizwa. Ukizwa rero twabonye ko ari ukwakira umucyo, ukemera umwami Yesu nk'umukiza wawe, akakuyobora mu buzima bwawe bwa buri gihe, imyaka yose, igihe cyose ukamwemerera. None nagira ngo mubaze abavandimwe bawe babyakiriye bate? Utubwiye ngo mu mujyi washoboye gukira isoni ugasenga. Itorero ryawe mbere ko njya ku bavandimwe, itorero rimaze kumenya ko ufite itotezo cyangwa se bitameze neza, itorero ryagufashije gute? Itorero navuga ngo n'undi muryango wa kabiri umuntu aba abonye, ubona abavandimwe mukundanye mufitanye ubusabane budasanzwe, ukumva babaye nk'umuryango wawe wundi wa kabiri. Rero bambaye hafi cyane, bakansengera, bakankomeza, bakamfasha mu buryo bwose, bambwira ngo komera witinya. Hariho bamwe babaga baraciye mu bihe nk'ibyo, ariko Imana yarabaneshereje, ibyo byose bikankomeza. Bisobanura ko ukijijwe ugomba gushaka abantu musa, ugahindura abo mwajya mugenda, ariko navuga kuko imyumvire bitabaye imwe, ahubwo noneho bifatanya n'abantu bafite inzira z'igisiyo, niko birivuga, mugahora muri kumwe kugira ngo ugarure bwa buzima. Rero wowe urimo kudukurikirana ugikizwa uvuga uti natakaje, yego utakaza inshuti kuko imitekerereze ntabwo ikiri imwe, nubwo uba ushaka kubahindura, ariko ni byiza cyane ku ruhande rw'abagushusha baguma kugira Imana kugira ngo umuriro wawe utazima w'agakiza. Ni ukuvuga ngo icyagufashije ni ukuba mu itorero no kugirwa inama n'ubuhamya bw'abandi. Yesu aguha cyane. Rero none se ubu washize imyaka ingahe warakijijwe? Ni imyaka 27. Numva ko bitoroshye, harimo umwana w'umusore cyangwa se yubatse. Ndagira ngo baze noneho ubu ngubu abavandimwe bawe cyangwa se umuryango warakijijwe byaje kugenda gute? Nyuma y'iyo myaka yose baje kwakira agakiza cyangwa se hari icyo bakubonye? Ese barahindutse babaye nkawe ko wumva batakumvaga? Ese byagusabye ikintu, izihe mbaraga wakoresheje kugira ngo bahinduke? Urumva nk'uko nababwiye, ntabwo bari babyishimiye. Papa yageze ahantu amenya ko nubwo yabimbujije buri gihe mpora njyayo. Ni ukuvuga ngo nakubitwaga buri munsi. Uko navaga gusenga nabaga nzi ko hari inkoni zintegereje mu rugo, ariko nkumva ntacyo bintwaye, nkumva izo nkoni ni bito cyane kuruta kujya gusenga. Rero navagayo nishimye, ariko nkaba nzi ko mu rugo hari inkoni zintegereje, nkakubitwa ariko sincika intege, nkakomeza nkajyayo. Rero no kuvuga ngo abavandimwe banjye bari basigaye nyine babona ko ibintu byahindutse. Nabaga nicaye nsoma ijambo ry'Imana, no kuvuga ngo nabaga ndi mu cyumba, abandi barimo kureba wenda televiziyo za filime, yewe niwo mwanya nabaga mbonye wo kujya mu cyumba nkasenga, nkashaka Imana, nkasoma ijambo ry'Imana. Urumva nibwo nari nkimenya Bibiliya, ariko nari nsigaye nyisoma nkumva Imana irimo kunganiriza, nkumva ndanezerewe. Bisobanura ko wahindutse, impinduka wazanye mu buzima bwawe byatumye n'abandi noneho bashaka kuba nk'uko umeze, n'ababyeyi noneho baza kwishimira imico yawe kubera ko wabaye umwana utuje. Noneho bene wanyu baje kwakira agakiza, barakijijwe nyuma kubera ko wakomeje gusenga, usoma Bibiliya, n'ababyeyi ntubavune noneho muri bwa buryo bw'abana. Nyuma baje kwakira agakiza, barakijijwe bose uko ari 4 n'ababyeyi. Ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo nakomeje nsenga. Hari ijambo naje kubona rivuga ngo nzagukiza wowe n'umuryango wawe. Iryo jambo rero niryo nahoraga ngenderaho, mpora mbasengera buri gihe, buri munsi. Niryo sengesho ryanjye ryari rya buri munsi, mvuga ngo Mana waradusezeranije ko ntudukiza uzadukiza n'abacu bose. Rero nakomeje gutitiriza, nkomeza gusengera umuryango wanjye wose,
saba Imana ngo izane agakiza mu buzima bwabo, ariko igihe cyarageze Imana ikora ibitangaza umwe ku wundi, bagenda bakizwa, mama arakizwa, abo tuvukana abandi bose bane baza kumenya Imana. Intambara nyine Imana yagiye indwanirira bigenda bishira. Rero ndashimira Imana pe. Imana ishimwe cyane. Urumva ko uko bivuga ngo nukizwa wowe n'ab'inzu yanyu mwese barakizwa. Ndashima Imana rero ko utabivuyemo ucika intege. Nagira ngo tujya gusoza urebe niko ushobora kubwira Françoise wakiriya gihe, irihe jambo wamubwira kugira ngo yumve. Françoise wakiriya gihe cyangwa se umuntu arimo kukureba ubu yananiwe guhitamo, yumva afite ubwoba avuga ibyo abarokore n'ubundi byo gukizwa se nzareka biriya mbeho hanyuma nzabaho gute nintakora nk'uko isi ibishaka. Byose ibyo ndi buvuge buri gihe nkunda kwibaza ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bazamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Rero ukuri nta handi tugukura ni mu ijambo ry'Imana. Mu kumenya ijambo bigenda biguha kumenya ukuri, bikaguha kumenya Imana kurushaho, noneho bikagenda bikubatura, bikuvana mu ngoyi nyinshi. Ndibuka Yesu yagiye kwiriba ahura n'umugore w'umusamariya, ariko uwo mugore yari indaya. Noneho Yesu amusabye amazi aramubwira ati se musaba amazi duhuriye. Ariko Yesu yamusubije neza aramubwira ati amazi njyewe ndi buguhe ayo nuyanywa ntuzongera kugira inyota ukundi. Ayo yavugaga no kuvuga ngo mu kwakira Yesu rero ntabwo atumara inyota. Hano kuri iyi si niba uri umukobwa hari irari ryinshi, hari irari ry'amaso, hari irari ry'ibintu byinshi cyane, duhora turarikira ibintu byinshi, kandi umwana w'umuntu ahorana vide muri we, niba navuga n'icyobo mu mutima, akumva ashaka kucyuzuza, akumva ninjya muri boîte nzishima, ningira boyfriend nibwo nzishima, ningira iki n'iki. Ariko icyo cyobo abantu baracyuzuza ariko ntabwo kijya cyuzura. Ariko Yesu wenyine niwe abasha kuza akamara inyota mu buzima bwawe, ukumva uranyuzwe, azana kunyurwa mu buzima bwawe, ukumva inyota yose, ukumva ibindi byose ntacyo bikubwiye. Nubwo waba uca mu bikomeye ukumva umutima wawe uranezerewe, waba ubayeho neza ukumva uranezerewe, ibihe byose ukumva uhorana imbaraga, ukumva uhorana ubuzima bunyuzwe. Amen. Ubwo ngo ndebye Françoise wikiyagiye ndikuva namubwira ngo wumva Françoise uko nabikubwiye nzabana nawe, uzahabwa umugisha, bene wanyu bazakizwa n'abandi benshi bazakizwa, kandi uzankorera, kandi nzaguha urugo rwiza, nzaguha n'abana, nzagukoresha ibikomeye. Ibyo ni byo rero dukwiriye kwibwira. Nagira ngo uriya mwana wa kiriya gihe uyu munsi uri kureba uyu munsi ni umumama afite abana 3, yubatse urugo, Imana yagimugira neza, na bene wabo bose ngo barakijijwe. Rero nagira ngo dushime Imana rero ku buzima bwawe. Sinzi niba ari ikindi kintu warangirizaho kugira ngo turangize. Turizera ko mwafashwe n'ubuhamya imbere yabwo kugira ngo dukomeze umuntu yakira agakiza, cyangwa se yumva gifite gucekeranya, amenye yuko agakiza twakiriye cyangwa se umuco twakiriye nibwo buzima, niyo y'amazi yavuze aza agasiba byabyo dufite, tukagira ubuzima busagutse, inzuzi z'amazi ubugingo zigatemba ziva muri twebwe. None nagira ngo Françoise turangize uvuga ijambo rimwe, urebe kuri iriya kamera, ubwire umuntu arimo kutureba, ashobora kuba afite mwene wabo utarakizwa, cyangwa se akaba ari we yarabivuyemo agasubira inyuma. Ni ikihe kintu wamubwira kugira ngo turangize ushima Imana usenga, turangiriza hano ikiganiro cyacu uyu munsi? Ijambo narangirizaho cyangwa se inama, icya mbere nababwira ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero muri we niho harimo ukuri kose, muri we niho tubasha kubatuka, muri we niho tubasha kubona ibyo byose. Erega ibyo byose twiruka dushakisha byose biri muri we. Gusa ibye
bisa nkaho bigenda buhoro, bisa nkaho bitinda, ibiri iruhande bisa nkaho bigurumana, bigasa nkaho bisayangana, ariko bishira mu kanya gato. Ariko ibye abitanga buhoro kandi akabiguha neza. Rero inama nagira, navuga ngo nagira cyane cyane inama abakiri bato, cyane cyane abasore, kubera ko nakijijwe ndi umwana, nkunda kugira inama rero abantu bakiri bato. Ubuto burashukana, wa mugani w'abantu uko bakunda kuvuga, ubuto burashukana. Umuntu aba afite amatsiko y'ibintu byinshi, uba wumva hari ububona byinshi iruhande rwawe bigukurura, ariko nta kintu cyiza nko kumenya Yesu ukiri umukobwa muto cyangwa umusore muto. Birakurinda ibintu byinshi, bikurinda kugwa mu myobo myinshi, bikakurinda gufata decision mbi cyangwa se ibyemezo bibi bikugusha ahantu hatari heza. Kuko bisa nkaho hano dufite ururabyo ukareba gutya ni akarabyo keza cyane. Hano navuga ngo ni nk'umusore nyine ugifite ubuzima, ukiri umusore nyine ashakisha. Ariko uru rurabyo hari ahantu rugera rugafana cyangwa se rukabura ubuzima. Rero bya bintu byose bigukurura, bikuvana ku Mana, bimeze nk'urwo rurabo tubona rusa neza, ariko ejo rukaza kubora. Umuntu wese ntaba kinarubona. Rero Yesu wenyine ubuzima mbega hari ubundi cyane rwose. Ni ukuvuga ngo muri Yesu ibyo byose mwifuza, niba ari ubwo buzima azabuguha, kandi azaguha uko kunyurwa twavuze. Wumve ubaho unezerewe, ukabaho ufite amahoro, ukabaho wirinda, kandi mu gihe gikwiriye Imana pe irakugororera. Amen. Arangije avuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi tuzabamo. Nagira ngo nkibarize, ese waba urimo urabutegura? Nagira ngo mubwire ko nta yindi nzira ni uguhitamo Yesu, kuko we yarapfuye arazuka, ni muzima kandi niwe nzira ukuri n'ubugingo. Nyuma yo kurabagirana nk'ururabo, azagera igihe usigara uri kumwe nawe muri babiri murebana mu maso. Rero azakira abazi. Nagira ngo mubwire ko amahitamo aracyahari. Uyu munsi ni w'amahirwe yawe. Rero nagira ngo ngusabe umukozi w'Imana turangiza dusenga. Igihe wavugana namwe nitwa Diana, ariko ku nshuti za bugufi banyita Biju cyangwa mama Biju. Imana iguhe umugisha. Rero nagira ngo tumusabe adusengere ubuntu yagize, agusabira abandi kugira ngo iryo banga yamenye byo kugira ngo atabivamo ngo ajye iburyo n'ibumoso, arisengera abandi kugira ngo bagiremo amahitamo meza. Kuko nta kiza nko kugira Imana mu buzima bwawe. Niko Abanyarwanda bavuga ngo bakagira Imana, ariko n'ibi bintu twibwira gusa, ariko bibi bintu biba mu buzima bwacu, mu mitima yacu. Dukingurira Imana. Ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, unyingurira ndinjira nsangire nawe. Gusangira no kuvuga ngo gusangira nawe ubuzima bwawe bwa buri munsi, mukabana kikakugira ibikwiriye n'ibidakwiriye. Dushobozwa byose na Kristo rero uduha imbaraga. Nagira ngo aturangirize asenga. Imana imuhe umugisha cyane. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Reka dushime Imana. Mwami Yesu, twongeye kugushima, tuguhaye icyubahiro. Turagushima kuri uyu mwanya mwiza, ku magambo yose yavugiwe hano hantu. Mwami, tukweretse n'ukuri umuntu wese uzumva ijambo ryose ryavugiwe hano, turasaba kugira ngo imbaraga zawe, haleluya, ngo abari mu mwijima ngo bamurikiwe n'umucyo. Mwami, turasaba uwo mucyo wawe umurikire benshi bari mu mwijima, abantu benshi bararushe. Mwami, ijambo ryawe riratubwira ngo abarushye n'abaremerewe ngo nibaze kuri wowe urabaruhura. Abantu babuze ikibaruhura, abantu bararushye, abantu bararemerewe, abakuru n'abato. Yo Mwami Yesu, turasaba ngo ubamurikire bamenye uwo mucyo kugira ngo babashe kuruhuka, baruhukire muri wowe. Erega Mwami, nicyo cyakuzanye. Icyakuzanye ni ukwikorera ibibazo byacu, kwikorera intimba zacu n'imibabaro yacu, kugira ngo tubeho tunezerewe. Mwami, kandi ujya kugenda umurage wadusigiye waravuze ngo
basigiye amahoro, niwo murage waduhaye, ariko uyu munsi si ibuza amahoro kubera kutakumenya. Turasaba mwami, reka umurikire abantu benshi, maze ayo mahoro atembe mu ingo zifite ibibazo zivirirwe n'uwo mucyo, maze amahoro atembe mu ngo zabo. Abana babuze amahoro, kubiswe n'ibintu byinshi bitandukanye, bashakisha hirya no hino ngo babashe kunezerwa, ariko nta munezero. Reka mwami babashe kunywa kuri ayo mazi kugira ngo ubamare inyota. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen.